urumva iyo kalendari igiye gusohoka haba harimo ikintu cyitwa kurwanira kwakira imikino ibanza nibyo ariko iyo ni intambara imaze igihe yahereye ibukuru igakwira hose amakipe sinariyo gusa nimo kuvuga kuko nareyo nayo ibishaka kwakira APR imbere ubu byaranabaye nizabanza kuyakira bivuye kuri Rayon bijya ku yandi ma equipe abashaka nayo kwakira Rayon mbere we munabyumva kugira ngo barebe nyine uburyo bakwisarura agafaranga none ubu ngubu byawumiye kumira ariko ko Rayon yimereye neza yayitwaye muri pre-season zose zirayishaka Axcel ni ingingo na APR oya kare iyo ni ingingo ariko rukojeje zose Abese kuwakanye ngo APR yo yayanga APR ni yayanga ariko sinzi ko yabirwanira hoya kuvuze ngo reka urumva nuko nzi kitabirwanira none se kandi umutoza aravuze ngo ibyo bya Super Cup zenye twitwe tuzikwarire dushaka nese ubwira ahita yishaka ni ireyo oya uri muri bivanga mugara hari kwishaka byo gukina no kwishaka ugira ngo yakire ubone revenue zo kuri stade gende muri revenue zo kuri stade oya APR FC kuri ibyo ngibyo ntabwo sinemaza ko ibyibirwane impamvu amakipe ariko reka mbone wenda kuvuga ngo nabanyamuryango bose ariko bamwe mu nyamuryango abenshi bashaka uburyo bakira imikino ibanza iyi ni intambara buri gihe iba iyo kalendari igiye gusohoka uzi impamvu se bakunda imikino ibanza ruvuya shampiyona ibigifite byinshi byo gukinira ariko nko muri journée za nyuma nibyo bishobora kubaho kuko nka Kirehe yakiriye Rayon Sports mu mukino wa nyuma muri 2019 ibona amafaranga ariko Rayon Sports ari umukino wo gutwariraho igikombe ariko si kenshi bikunda kuba bivuze ngo impamvu bashaka imikino ya mbere shampiyona y'u Rwanda uko tuyizi bijya gucayuka nko muri journée za 18 journée za 19 kinderega iyo Rayon nayo batarazamo sambaratika we bitarageramo hagati ngo nabyo ari giye mugeramo hagati abintu bikaba byatangiye kugenda ikava ku bintu ikava ku gikombe yakirikaye bati twibukire neza ko iyo Rayon abakiri benshi ifite ubu ngubu amasezerano mumvikanye no kumvikana amafaranga ntaratangwa mushobora kugeramo hagati wasanga rero hari ibintu byaje bisa bamwe batangiye kwanga gukina ibyo nabyo bigatuma resultat zitaba nziza none ukajya kuyakira abantu bataje ari benshi ariko ubu ngubu bose bavuga ati na Sekafa imeze neza niyo ubu ngubu inyuma ya Murera babayiri inyuma cyane ubu amakipe azatangira kureba kwakira Rayon azaba ameze neza none Rayon Sports nigira imana igatsinda n'izi mana urumva ikipe ya mbere ifite umugisha ni Gorilla si Gorilla se nk'ibisanzwe Gorilla rwose oya reka ntabwo ari Gorilla izakira Rayon izakira Rayon ni Gorilla kuri journée ya 4 izaba ari journée ya kabiri muri shampiyona kuri Rayon izaba ari journée ya kabiri yatinze Panthère dinde iri kwitegura umukino wa Black Gorilla nishaka hanyuma izahagire bitanu bazayishyura oya nta nubwo ari nishaka ko bimeze mu kwa 10 niba yatinze Panthère dinde ubwo mu kwa 11 APR na Rayon n'ubundi zaba ziri Rubavu hange ahubwo nibyo abafana bari batubajije bati ahubwo muze kuturebera ya gahunda Rwanda Premier League nziza tuyishimira yego yo gufata Rayon na APR zikagira Rubavu zikagihuye no bimeze gute Marine na Rayon bizari ku ya mbere su kwa 11 journée ya 7 hanyuma ya mbere su kwa 11 ya mbere su kwa 11 zitarahura ubwaso zitarahura yego bazajya he Marine na Rayon bazaba bari Rubavu hanyuma APR nayo zabakinye kwa gatandatu na Etense Rubavu zizajya mu yeryari oya muretse gato oya utarambuka aho ngaho ubwo nagira mite nkubwira ngo muri kwa kwitegura umukino wa Derby de Mille Collines Rayon Sports ifite fixtures zigwe mbere ya Derby de Mille Collines na nyuma yaho kuko iyo journée ya 7 urumva Marine urabizi ko ntabwo bijya n'uburi ntabwo bisanzwe byoroye muri Rayon Sports Rubavu journée ya 8 Rayon Sports izaba yakinnye na Al Hilal karabaye urukumva ifite Marine Al Hilal na APR zikurikiranye none journée ya 9 ni Derby de Mille Collines oya journée ya 10 Rayon Sports izasura Kiyovu Sport oya buretse bugatugenda gake Rayon Sports ifite kujya kwa Marine igakina na Al Hilal igakina na APR igakina na Kiyovu izasura Marine isure Al Hilal ubwo Al Hilal uretse ku kibuga nyine tuba tubavuga okay ifite match enye zikomeye uvuga ngo izasohoka kabiri ko match ya Marine rero ntiba yoroshye oya yo bibyibuye journée ya 7 izaba yasuye Marine journée ya 8 yasuye Al Hilal journée ya 9 yakira APR journée ya 10 isure Kiyovu omenga mugabo ano harimo akazi ibyo wifuzaga APR na Rayon zizaba ziri Huye dusoza imikino ibanza journée ya 15 yego
ni ukuvuga ngo kuri 2015 Mukura na APR bizaba ari 26 z'ukwa 12 twaraye turiye Noheli 26 Boxing Day rwose Mukura na APR Noheli no kwirira ihuye ko bimeze hanyuma 27 hanyuma amagaju na Rayon kuri 27 ihuye nyine nuko gahunda twagiye kuri Noheli ihuye rwose sinkubeshye kandi sa mu bintu byinshi nanengera Rwanda Premier League ariko n'uburasirazuba ukwiriye gukora vetting niba Rayon yagiye Nyagatare APR ikaba yagiye kwa Ingoma Kayonza igahita ibyungukiramo Kayonza nayo yabyungukira cyane Kayonza maze no kuba umujyi ushyushya utuntu twiza twinshi shampiyona yaje hanyuma se amategeko iyo comment uruye gushyiraho ntabwo yivuze ariko iyihe warubuze ngo ari icyo unengera ngo Rwanda Premier League oya navuga mu bintu byinshi naba nyinenga icyo cyo narakivivuye icyo kwegereza umupira abaturage bakashyiraho amakipe akomeye nyine bakabashyiraho nka weekend imwe naragishimye cyane ubona nuko nka Musanze ibintu bya Musanze utamenye ibyo ari byo ubundi nka Musanze akagombye kubonaho hari nk'andi makipe abiri rwose nuvuga ngo yaratunaniye mbabarira nimwe yaratunaniye n'ikibuga kugikora byaratunaniye nuvuga ngo Gicumbi tuzamure mu Hisimbi Gicumbi tukabaza tukabona na stade n'ubundi tuzi niba tuzahakinira club licensing ariko undi barayibonye stade ubworoherane stadium muri Omoroge baduhaye iy'agateganyo batubwira ko hari ahantu ngo hataringaniye tuzakora neza ari amakaro yo muri vestiaire 25 bazagaruka kuza kureba niba twaraharangije yego ari amakaro yo muri vestiaire kubanza Game Expo bazasanga ahubwo n'ahari hameze neza hatameze neza uko ari hameze bagiye kugicukura ariko Musanze igenamigambi rya leta hari ahantu dukeneye stade nk'iyumbi nka 60 ni mujye kwa ari amahoteli na biriya birunga mujye kwa Tony rwose tukajya tuwakira nk'amavubi agafata nka cya Cameroon n'icyaje tukakijyana muri biriya bukonje amavubi yariye mu Kinigi rwose niba umaze kugira hoteli zirenga 80 Volcano International Stadium niko twayita abayitwa Volcano International Stadium 60 bimeze neza cyane Rayon Sports yakaba imanura yo dinde rwose muri buriya bukonje bakanza gacanganya buriya gahunda yabo y'ingagi nkuru nta kuntu muri stade ingagi nayo nayo nikizaye kuri stade nikizaye imeze rwose mu buryo bwo kwitwa oya kuri main gate hagomba kuba hari ingagi n'igishushanyo no hejuru gutya uzagibona ati ko ari ingagi nka kera cyo mu Kinigi igomba kuba Volcano cyangwa ikaba Gorilla Mountain Gorilla International kuri interest oya nuvuga ngo urabona kuri akuntu hari abita ibyo bintu nukuri cyangwa kwita izina International Stadium nuvuga byaze kunze oya nuvuga ngo na influence main influence yakabaye iba muri yashusho y'ingagi kwa kundi abantu mukinjira nk'abinje mu maboko y'ingagi cyane rwose imodoka igishushanyo tubaye tugitanze ubutaka burahari isigaye leta yacu dukunda izabikora kandi amakuru barayakandagiye ngo buriya niyo mpamvu na stade ubworoherane batagira courage zo kuyikora ubwo Musanze bayibara nk'ahantu bazubakira bazahubaka stade za Karwasa kubera ko ariya mu buryo buri geographique ntabwo kwashyira stade n'ibyo bukerarugendo amahoteli arahari n'imihanda irahari Musanze mwavuze ko izabanza he ubundi yagomba kubanza Kigali na APR kuko tariki enye turaba twagiye kwita abana b'ingagi 22 ku nshuro ya kangahe byatangiye na 5 nibyo nibuka 2005 ubwo rero